Ndi Papa Sava. Naho ndi Papa Sava. Mu by'ukuri buriya hega urebye usanga buri imiryango niko yagiye yaguka. Umuryango wajyaga mu wundi, umuryango ukaza mu muryango, naho ukajya mu muryango, imiryango ikaba imiryango. Harya ubwo mbisobanuye neza ra? Navuze ngo umuryango wajyaga mu wundi, umuryango ukaza mu muryango, umuryango ugasubira mu muryango, uko ubwo nibabyara amacugano wagendaga umuryango wasangaga undi ukareba ko nta kibazo gihari hagati y'imiryango, ukareba ko badafitanye amasano, ugasaba y'amaboko, ayo maboko akagwira nayo akazajya kugwiza ahandi nuko ajya kuyaburiya. Nuko ari ibintu tujya tuba burya koko usanga dushobora kuba twaravuye ku muntu umwe, twavuye kuri umwe baba babiri, Adamu na Eva, ngo niko twagiye twororoka, hari aho twavuye. Ubu ukaba uri Adamu n'uyu nawe akaba ari Eva mwene wanyu. Urabona ukuntu wese uba uvuze kidomani, utanga urugero nko kuri Marigarita n'ubundi ubibona yabibona, twambarana neza Marigarita ubibona yabibona, none ko rero twambarana ubusa. Ni mu Kinyarwanda abantu baza mu bukwe gushungera no abana baza mu bukwe se niyo yayo. none ugira ngo veveri yakora umva Marigarita, ibyo navugaga ntabwo ari bya bindi karakanyuzemo. ariko rero burya bigiye bijya uriya wareba nka pasiteri ukavuga ngo ni umuryango umwe ngo na esipe. niba ari bya ntuza yawe ngo turi bane byara Mweru na Muhima. Ariko rero Papa Sava, twese tuvuga Adamu na Eva ariko ntituzi uko basaga, ariko barabashushanya. ariko ubundi Papa Sava nkubaze, kuki Adamu na Eva kuki babashushanya ari abazungu? Kuki ariko ukabona barasa n'abazungu, nta nubwo ari n'abazungu, n'abarabu. oya si n'abarabu, ubona bafite ukuntu bafite uruswererane ibyo ni ibyo mu Kinyarwanda, urususirane urususirane mu Kinyarwanda. Noneho ukabona gusa ntitugira abega b'abaswere babaho. none si ibiki muba musetse neke? reka bariya bana iyo haje muswe babyumva ukundi. komeza bataha. Rubona pasiteri ukuntu aba yumiwe. ese arumirwa buriya pasiteri ari Ikinyarwanda cyacu. buriya pasiteri umubwira uti ubwoko bw'abaswere uvuze uti ntabwo yabivuga. profonadora sexualite yahita yumva ibyari byo, ariko kuko bibaye Kinyarwanda waciye nk'amabere. rero reka wenda dukomeze twinjire mu murya twari turimo, n'ubundi byari ibiganiro, mureke tunarebe muri uriya muryango. Reka uriya muryango waje utugana dusaba amaboko, urera pe, umuryango wera weza ute tutaravuga ariko waje uza kugesa n'uburo ubureze ni ukugesa. ntabwo rero buriya umukobwa ni umuryango, umukobwa ni umuryango kandi agasurwa n'umuryango iyo agiye. ntabwo wajya rero aho wishisha. ntabwo turi busubire inyuma ngo turabima umugeni, ibyo ntabwo dufite uwo muco hano iwacu. ariko kugira ngo baba babyumvise hano iwacu uwo muco ntuhari.
umubyeyi aravuga ati ntabwo turi bubi mu mugeni nta kubira impundu se dawe inkweto ndende z'abakundi nagira gitari aragendana muri nuza muri shingaraza se haburi uvuze impundu nagira gitari irabure harya ubwo nawe uraza ubwo urayambaye reka nkomeze rero nibyo nababwiraga muri umuryango natwe turi undi muryango imiryango iyo yahuye rero iba yahuye nk'imiryango nabivuze umugeni ntituri busubire inyuma ngo turamubimbye cyangwa turamubamba kirazira mu muryango wacu ntiwumva hanyuma rero umwana nk'uko nawe yabwiye n'uw'umuryango ngiye ku ruhare rwanjye twavuze ibyo twabasabye babiduhaye ariko rero ntabwo twanaterura ngo tuvuge ngo duhagarariye umuryango ariko udafite icyo wavuga mw'abantu uriya muryango murawureba abaje batugana murabareba abasigaye babavuze batabashije kugera hano murebe ko ntawe ufite icyasha musibe uriya murongo w'imbere uriya ni ntakorwa hanyuma inyuma yaho ubundi mutubwire uko bihagaze ubundi tubegurire umugeni igisigaye no ku yego ruga murakoze cyane kandi mwaduhagarariye neza turabashimiye uyu muryango rero waje kudusaba umugeni nabonyemo umugabo wicaye hari inyuma ubwanwa bwinshi ndabona yubika umutwe agenda yihisha inyuma y'abantu uriya w'inyuma wakenyeye w'ishati y'umweru n'urunigi rw'umukara afite ubwanwa buruta ubw'abandi mu bicaye yavuga icyo muvugaho yitwa Musa natunguye kubona aba bantu baza gusaba umugeni bari kumwe n'uriya mugabo witwa Musa mu minsi yashize ngira ngo murabizi ko naje nkababwira tugiye gushora ubwo twari dushoye inka nkababwira umusore twahuye akadutangira aradukumira tubera icyago atubuza gushora inka zacu tugerageza no gusaba imbabazi aratunanira tubonye ari intambara ikomeye turataha turabyihorera rero ntitwashora turacyura tugaruka mu rugo none ndi kwibaza rero aba bantu baje gusaba umugeni mu bantu banze ko abakobwa babo banywa amata barasaba umugeni w'ikisi rero nimurebe uko mugikemura abanga ko abana banywa amata nibagera iwabo bazabaha amata nicyo kibazo mfite urakoze murebe uko mugikemura murakagira imana urakoze papa sava nanjye mfite ijambo uretse tubanze twige no kucyo mbere twige ku cyuya niko sha harya ngo ni Musa n'ufite ni Musa koko urisobanura cyangwa ariko se zitukwamo nkuru zitukwamo nkuru nawe ze ubundi urajya kwisobanura wisobanura ibiki ngaho umva pasite ko ari byo twaganiriye se ndamusobanura nsobanura mu biki nge ndivugira simfite umuntu ndeka simo ndeka yicare biki ngiye ko nize konse nahurehe n'uwo ngo naragiye wonse nize konse konse ni ibiki nimba utabizi usurambaza ngiye n'ahantu nahure n'uwo nguwo simo ndekutse ase mwaretse nkivugira nge namwe umva sha dufite uburere sobanura witonze nta mahane mu rugo rw'abantu yewe nta hantu nahuriye n'uriya mugabo weza constriction nahure n'uwo mugabo rero binanshinja sinzi constriction mwararyaga mu kanwa gusa ari kubyumva yicarire tuze ako uwo mugabo ari nanjye narize oya umva tuze chakabuye
Cakabogi reka ruga buriya uretse rugaba nawe dore ko ariko nanjye mfite ikibazo uretse reka tubwire ikibazo tubwire nawe murakoze kumpa ijambo nanjye natereye ijisho muri bariya abantu baje gusaba ndareba nanjye mfite uwo ndega uriya mugabo digidigi ngo Jean Bosco uriya digidigi uyu w'amasoso uwo digidigi ubwo ejo bundi nceho mpagaze ku muhanda pepere nanjye mupepere ubwo imvura yari ikubye nk'ingiyi yenda kugwa digidigi musaba rifuti amanura ikirahure arandeba ikintu cyambabaje kikambabaza mwa babyeyi kikambabaza yaciye anera ibyondo ari mu modoka ngo baje gusaba umugeni ubwo uwo mwana mushaka kuroha ni ukugenda ari muzima tukajya kuzana umuntu warambaraye wapfuye nimutange se pasite ibirego se urabona ibirego se uri bubyikuremo urahagurutse mu bantu uratinyuka uravuga ngo ngewe ngo twarahuye ngo ngutera ibyondo ngewe witwa nde witwa nde wiza kumbarurira abana byatangiye uretse muzehe twumvikane mukanyura uraza n'imyaka tugende gakeya byatangiye tuganira nk'abantu b'abavandimwe uretse gato yansaba imana ibi bintu nabyo bimaze gufata indi ntera byatangiye twebwe tuganira neza nk'abavandimwe tuje gusaba umugeni dufite gahunda muraganira ibintu birakunda sinzi ahantu biturutse numva uriya musore atangiye kwikoma abantu wowe rugaba kwishyiramo uyu muhungu ibintu yakubwiye ni ukuri urumva ntabwo yigeze aragira inka ibyo bintu byo kuvuga ngo mwagiye ngo gushora nta hantu uretse gato ndavuga ibyanjye turi abantu b'abakirisitu basenga tujye tubwizanya ukuri ndi kubumva nanjye mugerageze ariko kunyumva umuntu w'umukirisitu ushima imana ni gute wikora ugahaguruka ugakubita ikinyoma imbere y'abantu ukabeshya ukagerekaho umuntu icyaha mu bukwe nk'uku nguku ukamuteza urubwa ukamuvuna mu mutwe gutya wowe uvuga ngo ngewe ngo naragusize ngo ku nzira cye twahuriye mwana w'imana unzi hehe rwose nta na perimi ngira urumva ibyo bintu byo kwicara mukiya kubeshya rwose mwishashariza mu mafuti ibyo bintu imana irabyanga ubwo n'ubwaha bw'inyongobeza bugingo ushobora gutuma muburijura mu mafuti iriya gare agendaho niryo wamupepeye nagupepeye ku igare muvugisha ukuri munyorosha ibintu nawe ugatanga indi mubitware munyorosho urumva rwose ubwoko bw'imana rwose widushyira muri kamera wisarara bwo ku mugani wa nyiragitarira ubwo nyabadatangirira ubwo uhanze kumutwara kuri pinabaro hanyuma rero mwabana mwe mutuze twabyumvishe ariko rero pasite ngira ngo urabona ko tugifite akazi nanjye kwanga uracyafite akazi gakomeye ariko si wowe wenyine umurimo uracyakomeye si wowe wenyine wo kwigisha papa sava niko se pasite ndakumva papa sava ibi bintu tubigenze dute kuri mwe bitwara uko ibintu bimeze uburenganzira buretse rwose wabohowe humura tubigira dute urugendo ruracyarugwamo nkuru ndabasabye ni mu ndebe nubwo ngifite umurimo ukomeye wo kwigisha abato banjye namwe ni mu maboko nsabye ngo muzamfashe kuko akari iwanjye wenda n'iwanyu kaba gahari naho hari urubyiruko akari iwanjye pasite nahatswe kandi mpakwa neza wahatswe uhakwa neza kandi twaganiriye neza kandi ibintu ubundi si ibisubikanye n'igikorwa nyamukuru ariko nibura umwana
yumvira kuri se akumvira kuri nyina sibyo ko numva arimo kuvuga gukizwa se wowe kabyara we ubu nitujya mu by'amadini harya ngo urakizwa sha bajyana ibintu munyorosho harya munyorosho ubwo ni ku murongo ugororotse sibyo se hanyuma yezu cyangwa yesu wemera ko bamubazaga batura umwana w'imana ati bateye igiti ku mugezi ikindi bagitera ku rutare yari ananiwe kuvuga yego cyangwa oya hari aho yavuze ngo wakabimenye nsubiza icyo nkubajije yari ananiwe kuvuga ngo yego cyangwa oya bwari uburyo bwo kuganira mu gihugu cy'iwabo agahugu umuco akandi iki umuco mu gihe ntacyo wica turumvikana